arambwira ati ariko ati abanyafurika ati ushobora kuba umupastori w'abatinganyi ni cyane nibyo byose wowe ufite abatinganyi nibyo bifite abasambanyi barashaka ngo twemere ko ubutinganyi ari indi alternative lifestyle no kuvuga ngo hari ukubana n'umugabo umugabo akabana n'umugore hari no kubana umugabo n'umugabo byombi birareshya nkavuga ntoya aho niho ikosa riri ubundi kubanga hari umupastori w'umuzungu ahantu hitwa Delaware ubwo bishop warahaze afite itorero ry'abatinganyi ku cy'umurimo w'Imana tuwukora nabi impamvu dukora umurimo w'Imana nabi nuko tuwukora mu mubiri kuba dukijijwe ntibikubuza yuko tuba tugifite kamere tuwukora mu mubiri umuntu yishakira icyubahiro umuntu yishakira gushimwa umuntu yishakira kuvugwa none batu Stone TV mudukurikiranye uyu mwanya turi kumwe n'abatumirwa bacu Dr. Antoine RUTAYISIRE hamwe na Bishop Aroni kuva muri US America ndetse na Revera Yereti kuva hano muri Kenya muri UPCM tunabamenyesha ko Bishop Yereti ariwe mushumba mukuru Aroni ariwe mushumba mukuru wa UPCM kuva muri Amerika rero turagira ngo tubaganirize ku bibazo bitandukanye turi buze kugeraho mu kanya ariko tutarabijamo turagira ngo babanze batwibwire neza ndetse tusabe n'umushumba Antoine RUTAYISIRE kugira ngo aze kubanza gusenga kugira ngo tuze gutangira n'ibiganiro byacu. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mwamana yacu waduhaye isezerano yuko uzabana natwe mu byo dukora byose kandi waduhaye isezerano yuko mu byo tuzavuga byose umwuka wawe azatuyobora none umwuka wawe rero turasenze kugira ngo iki kiganiro tugiye gukora kibi cyo kungura kibi cyo kubaka kibi cyo kwagura ubwami bw'umwami wacu kibi cyo guhesha umugisha buri muntu wese uzacyumva ukora umurimo wawe ushyira ibitekerezo muri twe ushyira amagambo yawe mu kanwa kacu kugira ngo umuntu wese uzumva iki kiganiro azakorwe ku mutima kandi bizubaka ubugingo bwe mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo amen. Murakoze rero mwahera mwibwira abadukurikiye uburyo burambuye kugira ngo barusheho kubamenya. Njyewe nitwa Pastor Antoine RUTAYISIRE nayoboraga itorero ry'itorero Anglikani mu Rwanda paruwasi ya Remera i Kigali ariko ngubu nagiye mu kiruhuko kizabukuru maze icyumweru ngiye. Nitwa Aaron Runezerwa the bishop w'itorero rya UPCM. UPCM sobanura ngo ni Universal Pentecostal Church and Mission rikorera muri Amerika na hano muri Kenya Nairobi duteganya kuzarifungura n'ahandi ku isi hose. Nije waritangije ubwo ndatekereza ko ari nguko mfite n'itorero mvuga bishop cyo kimwe n'umupastor mfite n'itorero nyobora hariya muri Amerika San Antonio ya UPCM. Murakoze abanyamakuru. Nitwa Muhoza Nzarwanya n'umushumba w'itorero rya UPCM kandi nkaba nserukira UPCM muri Afrika ariko nkaba nyobora paruwase ya hano Nairobi Patanisho. Murakoze. Murakoze cyane kuko tubibona twakiriye Dr. Antoine hano i Nairobi kandi ndatekereza ko ari mwe mwamutumiye. Turagira ngo tubabaze eske hari ubundi gusabana mwari musanzwe mugirana kugira ngo mumugirire icyizere mutumire mu giterane cyanyu mwateguye hano i Nairobi. Rwose nkuko twamaze kubibabwira no mu mwanya twababwira hariya kuri interview kibuga. Pastor Antoine RUTAYISIRE no mushuti wanje gwiti cyanje akaba n'umushuti w'itorero nyoboye hariya San Antonio. Yaje iwacu inshuro zibiri dufite igiterane bwa mbere cyari igiterane c'abamama ubundi azaje kudusura nyine itorero ageze muri Amerika ariko we na madamu we
urumva aho umuntu ageze kabiri ubushuti babuhari. Rero dutegura igiterane tubimusabye abitwemera kuko tuzabana hano Nairobi, ndetse no mu kwezi kwa 9 ku minsi 23 tuzaba turi kumwe nawe kandi hari ya San Antonio mu giterane cy'urubyiruko. Ubwo rero urumva ayo masano ni kuko waroje. Ya ndumva ari inshuti yanyu cyane, wenda na pastor yagica bivugaho. Murakoze cyane. Azavuga ngo inshuti yawe ari inshuti yawe. Yego. Kugira ngo tumumenye zaciye muri Bishop Aaron, kuko Reverend Dr. Rutayisire yageze muri Amerika bagira igiterane, turabikurikirana turababaza, baramutubwira n'ubusanzwe ahora gatumukurikirana, ariko by'umwihariko ubwo yageze hano kwezi kwa yari yaje mu giterane cy'abayumbe ya kumuramutsa, nakira neza cyane ibyishimo, ndamubona noneho live. Yego. Biba ngombwa ko twifuza ko azaza kubana natwe mwivuga butumwa. None no munsi akaba yaje, twishimiye cyane kumwakira, dushima Imana ko tugezeho. Murakaze cyane. Hanyuma wenda tubabaza ikindi kibazo, kwereka ari we mwahisemo kugira ngo aze muri kino giterane, hari umwihariko mwumva udasanzwe zatumye ari we muhitamo kugira ngo mutumire ave muri gihugu cy'u Rwanda aze mu giterane cyanyu hano? Umwihariko ni icyambere nyine twabwiye kuko ari umushuti wacu. Ikindi cyongeyeho ni afite inararibonye kandi yigisha neza, nko mu nyigisho dutekereza ko azigisha abayoboke abakristo ba UPCM kugira ngo bashobore gutera imbere. Yadufasha rwose kutwunganira kuko natwe turabigisha, ariko kandi twumvishe yuko ari we dukwiye gutumira k'umushitsi wacu mukuru. Ariko kandi siwe wenyine, n'abandi turabatumira n'abandi, ariko kandi iki gihe niwe twahise. Murakoze cyane. Hanyuma intego nyamukuru y'igiterane ni iki? Murabizi ko haba hari ibintu byinshi abantu baba bakeneye kwiga cyangwa se ndetse na vision y'itorero, ariko se muri iki giterane by'umwihariko ni iki mushaka ko cyangwa topic cyangwa se theme ni yihe, kugira ngo n'abadukurikiye baze kuza gukomeza kubana natwe muri icyo giterane? Topic y'igiterane ni muri Yakobo 2:14 kugeza ku murongo wa 18, havuga ibyo gukora cyangwa se imirimo igaragaza kwizera. Bivuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Hazabarimo byinshi kubwira abantu. Hari abantu bagenda bahura n'inyigisho zindi ziyobya, zibwira abantu kuko ubuntu buhagije gusa, ntabyo kwirwa ukora imirimo, utanga ibyacumi, ubuza abantu ibintu bindi byo ngibyo. Haba ubusobanuro rero bw'abantu kugira ngo basobanukirwe neza uko abantu bakora imirimo, atari kuvuga ko imirimo ariyo ihesha umuntu agakiza, ariko umuntu ahabwa agakiza mbere, nyuma agakurikiraho imirimo. Rero ibyo byose ni insobanuro zagenda zihabwa abantu kandi ndatekereza kuko bazasobanukirwa. Agasura kandi hazabaho n'amahugurwa y'abapastori kubijanye na leadership. Ibyo byose bizafasha abapastori kugira ngo bamenye ukuntu ko kuyobora intama mukumbi baragishwe. Murakoze cyane Bishop. Tugana ikiganiro nyirizina, turagira ngo tubaze Dr. Antoine Rutayisire. Ubushize hari igiterane twabonye bakoze cy'icumweru cyose, barimo kumusezera agana mu zabukuru. Rero turagira ngo tumubaze uko yabyakiriye kugira ngo ave kuri izo nshingano, nubwo yavuze ko atavuye ku nshingano z'umuhamagaro, ariko nka responsable
wa paruwasi ya Remera yaragize imyaka hafi 15 ayoboye. Ibyo bintu wabyakiriye ute? Hari ibintu bitagora umuntu kubyakira kubera yuko ubundi mu mategeko y'itorero mbamo, itorero Anglikani ry'u Rwanda, iyo umupastor agejeje ku myaka 65, umunsi wakoze anniversaire y'imyaka 65, umunsi ukurikiyeho uri mu kiruhuko kizabukuru. Ubu rero urumva ari ibintu bisanzwe biriho biteganijwe bizwi, ntabwo bigutungura, ntabwo bikubangamira. Yewe nari nariteguye, gusa wenda ikintu cyabayemo gishya nuko abakristo bafashe icyumweru cyose cyo kunsezeraho. Buri mugoroba dukakora igiterane kivuga butumwa, twari dufite intego ivuga ngo kurangiza neza, tumera bavuga butumwa batandukanye, amakorali aririmba, ndetse bamwe baririmbye indirimbo babaga bahimbye z'uwo munsi, abakristo bagatanga ubuhamya nyine by'ukuntu twabanye. Ibyo byankoze ku mutima cyane, ko ibyo ntabwo nari mbitegereje, ariko byari ibintu byiza. Mu mateka ya Anglikani hari ubundi biriya bintu byigeze bibaho? Ubundi bibaho, ariko kumara icyumweru cyose mu giterane abantu barimo gusezera ku muntu, ngira ngo n'ubwa mbere bibaye, kuko nanjye byarantunguye, kuko n'abakristo banabikoze batabanje kubimbaza, ariko nabonye ari ibintu byiza gufata umwanya abantu bakavuga ubutumwa. Cyane cyane igihe cyanshishikazaga cyane nuko kitari ibintu byo kuza ngo bamvuge, Yesu niwe wari uri hagati habaye mu kuvuga ubutumwa. Abantu batekereje ko kubera ari we wari responsable, batekereje ko ari we wabiteguye. Byari kuba ari amahano. Ibyo ni nko kugenda ukivugiriza ingoma, ukabera abantu muzaze mu mvuge, ukivugiriza ingoma ukabyina. Ntabwo ibyo bintu ari bikoze, nta nubwo nanabikora, kuko muri kamere yanjye ubundi nta nubwo nkunda kugaragara cyane, ariko abakristo barabikoze, ndicara ndabyishimira. Nyine yari ibintu abantu bakoze urabyakira ukabyishimira, ariko ntabwo ari bikoze. Natwe twabikurikiranye tubona ari ibintu bidasanzwe, emotions z'abantu. Hari n'abahagurutse bavuga ko bagomba kuguheka kubera hari umugabo yarafetse avuze gato yego. Twarabibonaga, tubona n'ibintu bidasanzwe. Tubona n'abantu bagiye kuraza Nyabugogo babwiriza, tubona n'abantu bagiye gufasha mu bijyanye na education. Biriya bintu rero kugira ngo utandukane n'abari abakristo, utakiri umuyobozi wabo, ndetse wimure na office, ibi bintu urabona bizakorohera cyangwa se urabona ku ruhande rw'abakristo ibo bizaborohera? Ubundi abakristo burya ni itorero rya Kristo. Umushumba aragenda hakaza undi mushumba, wenda bizafata umwanya kugira ngo banze bamumenyere, ariko nzi neza ko wansimbuye nawe ashoboye, kandi twari dusanzwe tunakorana. Abakristo bamukundaga, icyo ngicyo ntabwo kizaba ikibazo. Yewe kwimuka nta kintu byantwaye, kuko nari narabyiteguye nkuko nabibabwiye. Ikindi rero burya gutandukana n'ibintu tumenyereye. Umubyeyi abyara umwana w'umukobwa, ukamurera agakura, bakamukunda, bakamusaba, bakamuherekeza, bakamujyana. Ibyo rero ni ibintu tumenyereye, nta kintu cyo kizahungabana. Nanjye ubwanjye nta kintu byantwaye. Imikoranire yawe n'uwagutsimbuye, aho seho ntihazaza kubamo ikintu cyo kuba abakristo bazakomeza kwiyumvamo cyane, ubundi uracyari muri iriya paruwasi? Buriya rero ibiterwa nawe. Ndamutse nje mbese nkashaka kumusunika, nkigaragaza cyane, nkibutsa abakristo ko nkihari, icyo gihe bishobora kubaho. Ariko kubera ko yewe ndi mukuru, n'ibintu byo kuyobora itorero nibyo nize, nzi kwinjira, nzi no gusohoka. Burya ibyo nibyo bintu byiza, kumenya kwinjira ukamenya no gusohoka. Noneho wasohoka ntube ikibazo, ahubwo ukaba igisubizo. Ese ukajya uba umuntu biyambaza iyo bakeneye wenda nk'inama cyangwa ibindi bintu, ariko ntuze ngo uhore uri aho ngaho umupfundikiye, umurebuza. Oya, ibyo ntabwo nzabikora. Ikimenyimenyi nuko ubu ngubu icyumweru kimwe nyuma yaho, ubu ngubu ndaje ngiye kumara ibyumweru 2 hano, mve hano subire mu Rwanda, mfata indege njye muri Amerika mu kwezi kwa 8, nze mara igihe gitoya, nongere mfata indege njya ahandi. Mbese ubwo hari ukuntu witarura ukareka umuntu agakora, hanyuma ukajyuzamo nta kibazo uteje. None warugize imyaka ingana gutuyoboye iriya paruwasi ya Remera? 12. Imyaka 12. Muri iyo myaka 12 ko twabonye abakristo bagushimye cyane, iki cyaba cyaragushoboje kugira ngo ukore imirimo ingana kuriya,
abakristo bakwiyumvemo, abakristo bagukunde, abakristo bumve wakomeza kubabera umubyeyi, kuko birashoboka kuyobora abantu bakarambirwa kuva mu bana bawe n'abakristo. Hari igihe Yesu yigeze kubwira abantu ni mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 12 ngo nishyirwa hejuru ngo nzireherezaho abantu bose. Buriya iyo utwaye Yesu muzima, ndongeraho muzima, kuko hari abantu bakubwira ngo bavuga Yesu ariko wamwegera ugasanga Yesu afite ntahumura, ese aracyari kuwa gatanu ku musaraba. Rero iyo ufite Yesu muzima bigira umusaruro mwinshi, kubera yuko icya mbere bituma utajya mu byaha. Iyo ugendana na Yesu uvuga ngo databuja arandeba, bituma utajya mu byaha. So icyo ngicyo kigatuma, burya ikintu cya mbere gituma abakristo bashobora kuzinuka umupastori ni ibyaha bye. Rero iyo utagiye mu byaha, icya kabiri, iyo ufite Yesu muzima ukora akazi wigengesereye. Urabize burya abantu bose bakunda gukorera ijisho. Iyo nk'umuyobozi wawe yakureba ukora uko ushoboye, mbese ngo akwishimire, ukore anezererwe. Rero iyo uzi Yesu muzima, iteka ryose ukora uvuga ngo umwami wanjye arandeba, ugakora ushyizemo imbaraga, ugakora udakurura amaguru, ugakora utinuba, n'ibibazo byakugora ukabimubwira, ugakora neza. Ariko ibyo byose umusaruro uvamo ukunda abakristo. Nk'umushumba wese ukunda inka ze cyangwa se andi matungo aragira, iyo ukunda abakristo iteka ryose urukundo rwabo rurakugarukira. Uburya n'amatungo, yo ngewe naragiye inka, nta yandi matungo twigeze tugira iwacu, ntabwo ntitwigeze dutunga ihene, ntitwigeze dutunga intama, ariko twagiraga inka. N'inka iyo zikunda ziragukunda rwose, ku buryo ushobora kwicara ahantu wicara ku mugina, inka zikaza zikakwirundaho zikakurigata zikagukunda. Rero burya n'abakristo nabo iyo bakunda, atari ibintu by'amagambo, atari ibintu byo kubeshya, iyo bakunda koko nabo bagusubiza urukundo wabahaye. Ni ibyo ngibyo. Hanyuma ikindi kibazo, kenshi urabona bo bari umuyobozi mukuru, ariko hari abandi bari bakungirije n'abandi bayoboye amadepartement. Yego. Kandi kenshi iyo umuyobozi ari inshuti n'abakristo, kenshi ukunda kugirana n'ibibazo n'abandi bayobozi, abapastori bakungirije n'abandi, kubera ko bakwiyumvamo cyane, ukaba wanabafasha gukemura ibibazo kuruta bari abantu babegereye hasi. Oya, burya uba wishe akazi kawe, kubera ko iwacu, reka mfate wenda nk'amadepartement hari, mpere kuyafite abakozi babihemberwa. Nk'umwarimu ushinzwe urubyiruko afite akazi ke n'urubyiruko, ndetse ni nawe ushinzwe n'iteraniro rya 3 ry'urubyiruko. Uwo nguwo akazi ke ndamutse ngiye kukamusunikamo naba nihemukiye, kuko ubwo mbagiye kwikorera akazi kose. Undi ushinzwe abakristo, kuko wari ushinzwe abakristo, ushinzwe kwandika abageni, ushinzwe kureba ko bize, ushinzwe kwandika abazabatizwa n'abandi, uwo nawe ngiye kumusimbura, ubwo naba nivunishije. Twari dufite undi warushinzwe abakecuru n'abarwayi, n'abasaza n'abarwayi n'abandi b'abanyantege. Uwo nawe akazi ke urumva karasobanutse. Ngewe nari coordinator w'ibikorwa byose. Noneho mu kazi kadahemberwa hari umuryango w'abagore twa Mothers Union, hakaba umuryango w'abagabo witwa Fathers Union, hakaba za home cells tugita amatorero shingiro, nazo zifite abayobozi bazo. Abo bose ngewe umurimo wanjye ubu kubaha budget, kubaha imbaraga, kubatera umwete, kubatangira amatangazo. Urumva rero iyo bakoze neza umusaruro uvamo ni wa wundi mwabonye. Ngewe njya icyo cyubahiro, ariko ubo nyine bagakora imirimo kandi nabo bakanezezwa nuko babikoze bikagenda neza. Ubwo ikimwe mu bintu njya nkunda kwigisha abayobozi, kuko nabyo ndabikora, nigisha ibintu bya church governance kuri university yacu ya Anglikani. Njya mbabwira ngo kuzimya buji z'abandi ntabwo ari byo bituma yawe imurika cyane. So ahubwo niba ufite buji canira n'abandi kugira ngo izabo, kuko iyo ufashe buji kongeraho indi buji ukagira amabuji 20, urumuri ruba rwinshi kuruta ko kwa kundi ugenda uzimye z'abandi ukibwira ko yawe ari bwizagaragara cyane, kuko iyo ujimije buji z'abandi ntabwo yawe igaragara cyane nkuko wabyibwiraga. Rero ntabwo ugenda ibene uwo muyobozi uzimya buji z'abandi, ahubwo ndubacanira.
urakoze cyane. Buriya abakristo mwayoboraga bari bangana bate? umva rero burya kubara abakristo no uretse ko mu Kinyarwanda nta n'uwabaraga inka ze ariko abakristo bo buriya abakristo baba baza bagenda uyu munsi uba ufite muri registre 2,000 ejo wajya kubara ugasanga ni 1,900 ejo ugasanga byabaye 2,400 ariko we nafatiye kuba subscribers ba YouTube ho twari tugeze ku 19,500 so bikubwira ngo n'ubundi abakristo dufite barenze nabo dufite kuri paruwasi kuko twe ntuza yacu ikorera abakristo benshi cyane dufite abantu benshi badukurikira muri Amerika baba ku rubuga rwa paruwasi yacu usanga tuba dufite benshi kuruta abo bundi dufite muri paruwasi ariko ubundi mu buryo bwa paruwasi urusengero twari dufite rwicazaga abantu 2,500 2,100 niyo bicaye neza rwose utongeyemo izindi ntebe ndabona intebe zirimo ni 2,100 ariko ubundi iyo wongeyemo izindi ni 2,500 ya muri kiriya giterane byaduhaye ishusho yawe cyane ko uri umuvugabutumwa abantu benshi bakurikira hanyuma hari n'ababitangiye ubuhamya wagiye ubwiriza ku muhanda baraza wafashije wareze ese byageraga naho ufata umwanya wo kuja ku muhanda kubwiriza za Nyabugogo n'ahandi cyangwa niye strategy niye nzira byanyuzemo kugira ngo uhure n'abantu bose buriya iyo wamaze kuba pastori cyane cyane nkanjye kubera ko najyaga n'akazi kenshi ko kujya kwigisha kuri universite kujya kubwiriza mu yandi matorero no kuyobora iyo paruwase kera nkiri umusore narabwirizaga no ku muhanda no ku masoko no mu mataxi najyagamo ariko mu gihe nari maze kuba pastori burya umugisha wa pastori wicara mu biro byawe hanyuma hasigaye ugacana umuriro abantu bakaza kota rero abantu benshi burya nabagiye baza bizanye ntabwo arabona agiye kuzana cyangwa abandi bakazanwa n'abakristo ariko bakaza kundeba kuko ari yo bagombaga kubabwiriza nk'abasengera naho ubundi buriya mu gipastori ntabwo bukiri umuvuga butumwa ubu uri umwigisha yego kuko nzi kubitandukanya ngewe nzi kubitandukanya kuko nabaye umuvuga butumwa najyaga mfata taxi nkagenda ntaho ngiye gusa ngiye kubwiriza abantu bari muri taxi najyaga ngenda nkajyana n'abandi tukaririmba tugatera indirimbo mu isoko tukaribwiriza nabaye muri ako kazi nakabayemo rero iyo uri pastori uba ufite aho ubarizwa bakagusanga aho ngaho bariya abantu se benshi nabo wabwirije muri ico gihe cyangwa aba ngaba bariya bose batanze ubuhamya nabaje bansanga kuri paruwasi barakoze cyane twakomerezaho pastor murakoze cyane reka mbaza akabazo k'amatsiko wenda gato cyane uramutse nkurikije ibyo bagukoreye bitandukanye kuri uriya munsi wo kujya mu zabukuru bikwereka iki uramutse tuvuge uyu munsi witabye Imana njya mbyibaza nanjye njya mbyibaza niba nzabwira abantu ngo bazakora ikiriyo cy'umunsi umwe hanyuma bakurikiriye uwo munsi kugira ngo be kurushya abantu simbizi ibyo nanjye nanga no kubitekereza wenda hari akabazo ka mugenzi wanjye yari yakomejeho ariko kavuga kuri ubwo bworoherane ugerageza guhereza abantu mukorana abashumba n'abakristo cyane cyane dushingiye kuri ibyo mwavugaga bijyanye no kuba wafasha mugenzi wawe ugusimbuye ahandi iyo urebye mu matora atandukanye tumaze kuba abakuru turabibona usanga baryana nko kurya kw'intare zihiga inyamaswa zigana mu ishyamba uwo mutima wo ukura he kuri Yesu buriya ndaje ndabigarukaho reka nkwereke icya mbere yewe namaze igihe kirekire nibaza icyo kibazo ku cy'umurimo w'Imana tuwukora nabi impamvu dukora umurimo w'Imana nabi ni uko tuwukora mu mubiri kuba dukijijwe ntibibuza yuko tuba tugifite kamere tuwukora mu mubiri umuntu yishakira icyubahiro umuntu yishakira gushimwa umuntu yishakira kuvugwa noneho ukabona ko kugira ngo ugaragare niya ntuze n'icyagiranyo nakoresheje ukabona ko kugira ngo ugaragare ari kuzimya amabuji y'abandi akana kaba gatangiye kuzamuka uti wesha hano haba visionnaire umwe abandi mwese muce bugufi ariko ubundi ubonye abantu bafite vision ahubwo urabazamuka uti zamura iyo vision yizamure komeza uzamure kuko ntacyo bigutwara iyo umupastori iyo ari Yesu waguhamagaye
ntacyo bigutwara ko abandi bazamuka, ntabwo wabigutera. Buriya no muri Bibiliya dufitemo abantu nka Mose yazamuye Yosuwa. Urabibona kenshi baravuga ngo Mose ahamagara Yosuwa, Mose abwira Yosuwa, Mose ajyana na Yosuwa. Ariko kubera ko Yosuwa nawe yagiraga ubwoba, bene ubwo ngubwo bavugaga. Uribuka hari igihe Imana yabwiye Mose ngo uzanzanire abayobozi ngo nzenda ku mwuka ukuriho nkubashyireho. Iyo niyo principe y'ubuyobozi. Imana ifata ku mwuka ukuriho kawushyira ku bandi, mugafatanya kuyobora. Noneho ariko ngo umwuka amanutse ngo Erodadi na Medadi bari basigaye mu ngando ngo barahanura. Ngo barazabwira Mose bati Erodadi na Medadi bari mu ngando barimo barahanurirayo. Yosuwa aravuga ati Mose bacicikisha. Noneho ngo Mose aramubwira ngo erega Yosuwa ngo niba byashobokaga ngo abo bantu bose ngo buzure umwuka bahanure. Kubera iki Mose yashakaga ko abantu bose bazamuka, impano zabo zikagaragara, ubushobozi bwabo bukagaragara. Ariko uzarebe Yosuwa wari ufite we n'umutima wabacicikisha. Ku gihe cya Yosuwa nta muntu n'umwe bavuga Yosuwa, nta wundi muntu uvuga mu gihe cya Yosuwa. Ariko amaze gupfa uzarebe ingaruka zabayemo. Baravuga ngo icyo gihe ngo Yosuwa amaze gupfa nabo mu gihe cye ngo nta mwami Isirayeli yari ifite. Bivuga ngo Yosuwa yarapfuye ntiyagira umuntu asigaho. Mose yagiye kugenda asigaho Yosuwa, ariko Yosuwa yagiye kugenda ntiyagira umuntu asiga. Ngo nuko abantu batangira kwikorera ibyo bishakiye. Batangira gusenga ibigirwamana, batangira gutsindwa intambara, batangira gusubira inyuma. Icyo rero ni ihame rya leadership ry'imiyoborere, ubundi buri muyobozi wese yagombye gusobanukirwa. Hanyuma umuyobozi udasobanukiwe cyane cyane barahari benshi cyane, nanjye ndabyemera. Iyo umubonye umubwira iki, umugira izihe nama? Izo ngizo maze kubabwira. Kuko urumva erega buriya iyo uzi Yesu muzima, icya mbere umenya ngo uyu murimo si uwanjye. Icya kabiri umenya ngo izi mpano ndimo gukoresha si izanjye. Kera ubusirimu butaraza mwebwe ntabwo mwabimenya. Muri za 60 nagiye kwiga muri primaire muri 65. Muri za 65 na 66 hirya aho ngaho wasangaga ku musozi abantu badafite za costume, badafite inkweto, badafite amashati. None umuntu yajya nko kurongora akajya kwa Yerida agatirayo inkweto n'amasogisi, akajya kwa Aroni agatirayo ipantaro, akajya kwa Antoine akatirayo ikote, akajya iwawe akatira wenda nka karavate. None guhera ku mutwe kugeza hasi ibyo yambaye byose bikaba ari bitira. Burya natwe niko tumeze, kuko ari umubiri wawe ni Imana yaguhaye, ari ubwenge bwawe ni Imana yaguhaye, ari n'impano ukoresha ntacyo dufite tutahawe. Rero bivuga ngo kubuza abandi gukora wenda ukaniyemera cyane ukumva kuri kamara no kudasobanukirwa. Ubwo rero umuyobozi wese ukora gutyo namubwira nturi muri ihombye, kuko buri kintu cyiza cyo kuba umuyobozi iyo abantu bose bakoze inyungu ziraza, kandi iyo zijura zitirirwa cyane. Niba ndi pastori muri paruwase nkafata umwenda nk'umwana ukora muri banke, mbona ufite impano yo kuvuga ubutumwa akaza akabwiriza abakristo bagafashwa, icyambere ubwo gihe naruhutse igihe yabwirije. Kandi abakristo nibakizwa bagakura bagatanga amaturo, bagatanga ibyacumi, bagakora imirimo, nigiye uzahembwa. Kandi nibirangira bavuga ngo Pastor Antoine n'umuyobozi mwiza. Urumva nyine urya umunyenga. Ubu nyine abakristo bayoboraga baramutse basubiye inyuma ukabona umusaruro bari basanzwe batanga mu bikorwa runaka sibo bari gutanga, mwakora iki? Ntabwo ibyo bizaba. Oya, nibyo nakubwiraga. Kubera ko ubundi oya ntabwo ari ikibazo cyo kwatura. Ubundi iteka ryose iyo uri umuyobozi, iyo uvuye mu buyobozi ujya inyuma, nibyo bita leadership from the back. Noneho wabona abantu bagiye gukubita ibintu hasi ukavuga uti ariko buri hari ibintu bimwe nko mu guhererekanya, ni naho burya kenshi bipfira. Urabizi Yesu yabwiye Petero, igihe Petero yamuhamyaga akavuga ngo uri Kristo, uri umwana w'Imana, yaramubwiye ngo Petero nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'Imana. Abantu benshi bibwira ko ari imfunguzo izingizi zo mu nzugi, bazi ko Petero ari uhagaze ku ijuru ukingura abantu bakinjira. Ntabwo ari yamubwiraga. Ko ari kumubwira ngo nzaguha ibigufasha gusobanukirwa uburyo ubwami bw'Imana bukora. Ubundi iyo ukoze handover ihererekanya bubasha, uzarebe abakoze ihererekanya bubasha neza basize beretse abandi icyatumaga ibintu bimera neza. Mose buri igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ni ihererekanya bubasha rya Mose. Yahamagaye abantu aravuga ati dore aho twaturutse, dore ibyo twakoze, dore ibyo twakoze neza, dore aho twakoze amakosa, none nimugenda mutya mukagenda mutya, iyi migisha yose izabazaho.
ariko nimwongera guteshuka mukagenda mutya iyi mivumo izabazaho, noneho muhitemo mugende neza. N'ibindi rero nanjye muri handover icyo nakoze ni ukwandika ibyatumaga tubabo turibo. Ntabwo nti dore ngibi biranditse nanabimuhaye rwose imbere ya musenyeri n'abandi bayobozi bo muri diocese, mukorera handover, mwerekeka ubutunzi dufite, mbese inventaire y'ibikoresho byose dufite, inventaire y'amakonte zo muri banke n'abakristo ariko n'imikorere twari dufite yatumaga paruwasi ya Remera imera uko imeze. Nkasiga mubwira rero ukomeze aho uzankenera ujye umpamagara. Urumva rero ntabwo dushobora gusubira inyuma. Hanyuma pasiteri uzibanda kuki? Ugiye mu zabukuru ariko mu by'ukuri abantu benshi bari bakigukeneye, abari hano turakwifuza, ari abari mu Rwanda barakwifuza, mu bice bitandukanye by'isi. Niko nibaza agiye ku giti cyanjye. Hanyuma ubu ugiye mu zabukuru urumva ugiye kwibanda mu biki? Icyambere nzibanda ku gukora neza ibyo nakoraga. Icyambere ikiruhuko cy'izabukuru nyine ni ikiruhuko, sibyo? Ikiruhuko rero bivuga ngo ugomba kurema ibihe byo kuruhuka. Nk'ubu ngiye kuruhuka pe, nduhuke. N'iki cyumweru ngiye kumara hano buriya nzabibwira n'aba tugiye gukorana. Yewe ndi mu kiruhuko, ntimunjyane mu bintu ngo byo kugenda mu mujyi ngo byo kugera gute. Oya, nzajya nza kubwiriza, hanyuma nindagiza nze nduhuke, nsome Bibiliya yanjye, nsenge, hanyuma n'ubundi rero nibyo ngiye gukora. Gufata igihe cyo kuruhuka, gufata igihe cyo gusoma no kwivugurura no kubana na Yesu kurushaho no kuzura umwuka kurushaho. Wajya kubwiriza ukabwiriza nk'umuntu uri mu kiruhuko cy'izabukuru, ukavuga ngo kuriya musaza ngo turumva gifite amakakama n'itoto, kuko niko Bibiliya ivuga ngo abakiranutsi ngo bazagumya kwera no mu busaza, ngo bazagira amakakama n'itoto kuko batewe mu bikari by'isumba byose. So urumva rero nibyo ngiye gukora, kuruhuka ariko no kongera amavuta n'itoto. Yego. Hanyuma wenda dusoza tujya mu kandi kaganiro gatoya. Mu by'ukuri uravuga gutyo, ariko mu by'ukuri abantu bose ko babitekereza. Ku giti cyanjye ntekereza ko iyo abantu bagukurikira amagambo uvuga, inama utanga, bo ubwabo bumva ko ari ugiye gukora cyane no kurusha uko wari usanzwe ukora. Ubwo uzabyitwararikamo ute? Cyane ko abantu ndabizi bazagutumira, uzababwira kuri mu zabukuru. Oya, rero nta kintu cyoroshye nko guhakana. Rimwe mu magambo akomeye ugomba kwinjiza muri vocabulary yawe iyo ushaje ni ijambo ryitwa oya. N'ubu ngubu ufashe telefone yanjye ukareba abantu maze guhakanira uyu mwaka, bakambwira rwose twarabyumvise ko wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, none uzaze iwacu. Icyambere hari ibyo nakuyemo, ntabwo nzajya mu Burayi mu gihe cy'imbeho. Ubwo automatically hari amezi 6 ntazajya mu Burayi no muri Amerika y'Amajyaruguru. Abantu batuye mu mbeho ntabwo bazambona muri winter. Ubwo iwacu nta kibazo. Uretse buri rimwe kugira ngo umuntu agere yaca muri iyo mbeho, ariko byo si ikibazo kuko buriya n'ubundi n'ibindi byose no n'imbeho ntabwo ari cyo kibazo. Wowe hari ikintu ugomba kwiga. Iyo ushaje, abafaransa baca umugani ngo kive voyager loin ménage sans monture. Ugomba kwiga gucunga ifarasi yawe kuko ibishaje. Hari igihe ushobora kuba umuntu ubu nicaye kabura guze gutubona ugifite imbaraga, ariko buriya n'igihe ubizi hari ibimenyetso byo gusaza byinshi nibonamo. Rero bigoye umubiri urakwibutsa ukabwira ngo ariko ntiwibeshye kuri wa musore. Rero wenda nkuye nk'urugero, ubundi gihe nkunda gusenga, najyaga ndara amasengesho nkageza mu gitondo nkiyuhagira mu maso nkikomereza. Ariko ubu ngubu iyo ndaye amasengesho nkarenza saa 9, umunsi ukurikiye wose umfira ubusa kuko nirirwa ameze nk'ikiwerewere, nkumva ubwonko ntibukurikirana ibitekerezo, kumva ntibiri hamwe kubera umunaniro. So iyo ushaje ubushaje ugomba kubyemera. Niyo mpamvu n'Imana yari yarabiteganije ko abantu nibagera ku myaka 50, nureba mu gutegeka kwa kabiri ngira ngo ni igice cya 8 niba nibuka neza, baravuze ngo umuntu wese uri muri iyi mirimo nageza ku myaka 50 ajye ava mu mirimo y'ubugaragu ivunanye, ajya afasha bene wabo mu mirimo ariko adakora imirimo ivunanye.
ubwo rero ibyo kwinaniza no kwivuna no ntabwo nzabikora. Namaze no gupanga uburyo nzabikora ndakuzi. Hari umubare w'ingendo nzakora zo hanze n'uwizo nzakora mu gihugu ubundi nkaguma i Kigali. Nta business nzatangira, nta famu nzagura, nta kintu kindi nzajyamo. Murakoze cyane. Hanyuma reka wenda tuganire kuri iki kintu gatoya. Nyakubahwa Pasiteri, itorero muri rusange mu gihe mu zabukuru, ariko ndavuga itorero wenda muri rusange murabona rigana hehe cyane? Ibi mbikuye niba navuga nese murabona rigana riteye imbere, murabona risubira inyuma. Ibi mbikuye ku nkuru naraye numvise ijyanye n'itorero ry'Abangirikani, aho wumva ko mu by'ukuri ni nk'aho igice cya Afurika gisa n'ikiyonkoye ku itorero ry'Abangirikani mu Bwongereza. Iki kibazo murakibona mute? Biraterwa n'iki? Ntacyo reka noneho iki cyo tugisangire n'abandi nanjye kubwira, ariko ndabona washyize muri leadership mbi yahinda najimije buji z'abandi yanjye yonyine. Ariko icyo ni ikibazo twese dushobora gusubiza, kuko nka Roni aba muri Amerika. Buriya muri Amerika nuko wenda itorero Anglikana ryo ryagiye mu binyamakuru ubu ngubu, ariko hari ikibazo gikomeye cyane muri biriya bihugu cyane cyane bivuga ko byateye imbere, kuko usanga aya matorero cyane cyane aya kera, ariko hari n'arimo kuvuka nayo yafashe uwo murongo. Bari muri ibyo bintu byo gushyigikira abantu b'abagabo babana n'abagabo, abagore bashyingiranwa n'abagore, ndetse n'abandi b'urubyiruko nkamwe usanga bakubwira ati jewe sinzi n'icyo ngira ngo hariho ni ubu ngubu mu bibuga bimwe na bimwe basigaye bashyiraho no kuri ku bipapuro buzuza ngo male female ngo no sex, ngo baba bita ngo ni queer cyangwa ni abatazi icyo bari cyo. Tukaza kubwira ati jewe sinzi niba ndi umugabo cyangwa ndi umugore, ati ndaho bagira ndi. Rero ikibazo cy'itorero, ubundi itorero nta kibazo rifite, kuko nta gihe abanyabyaha batabayo. Ni Sodomu na Gomora habagayo Loti n'umuryango, na Aburahamu yari hirya aho ngaho. Rero bikubwira ngo ahubwo twebwe icyo twagombye gukora ni ukuvuga ngo ariko ko ibihe birimo kuba bibi, itorero ryakwitwara rite muri gihe nk'iki ngiki? Ngira ngo ahubwo icyo nicyo kibazo dukwiye kwibaza. Ariko reka ndekewe nawe na Bishop wanyunganire ujatse ndavuga. Noneho icyo kibazo mubajije ni ikibazo giharubunye, ariko kandi mwibuke ko ari ibintu bya demokarasi. Abantu bavuga ngo umuntu yitware uko yumva, none abantu bakagendera muri ibyo. N'Imana yarabivuze, iravuga ngo wandura yandura, n'uwezwa yezwe. Ubwo harimo nka demokarasi, no guhitamo. Ushaka wandure, ushaka umukobwa cyangwa umuhungu, uzuhitamo ibi barimo. Ariko hari ingaruka yazo. Imana yashizeho ukora ibyaha wese afite igihano azahana. Rero namba abantu ubu ngubu bagenda bakitwara muri ubwo buryo bwa demokarasi, ntibizabuza itorero ko rikomeza kubaho. Kandi itorero si abantu bose bo ku isi bagomba gukizwa. Itorero ubundi usomye hariya mu ndirimbo za Salomo haravuga ngo ni nk'akarungu mu mahwa. Itorero nk'akarungu mu mahwa. Karungu na kasi kaza gakura kagaca mu mahwa, ariko ugasanga nta mahwa yakishe. Ko ni itorero rimeze. Barya bakeya, kuko bakurikira Satani ni benshi kuruta baje mu ijuru. Inzira yo kuja mu ijuru irafunganye, iyo kuja kwa Satani ni ngari. Rero abo ngabo bakeya, kandi sinabakeya. Ugiye kureba umubare Yohana yabonye,
ni mwinshi cyane uwo umuntu atashobora kubara bahagaze imbere y'Imana ni benshi cyane b'amageneration agenda akurikirana ubakumanisha bose kubashira hamwe ni benshi cyane ariko mu mubare wa rusange ku isi abakurikirira inzira yo kwa Satani nibo benshi nukuvuga ngo ubu ngubu nubwo tugeze mu gihe cyitwa n'igihe cy'imperuka tugeze mu dutegereje Yesu kwazaza abantu hasigaye mu matorero nkari iriya tuba twarako tuganira mu kanya hano mu Buraya ho pastor yahoze atubwira kuko wenda ama statistique y'abantu benshi makanisa menshi yagiye agurishwa inyubako kuko nta bantu bakizikigira niri iwacu muri Amerika niko bimeze usanga mu itorero ugasanga harimo abantu basazana ibikecuru bagenda babubuta benshi bakaba bipfira bagakinga insengero kuko abasore benshi ntibakizwa bagiye muri ibyo nyine bya liberté ndetse bashize n'amategeko ko ijambo ry'Imana tigishwa mu mashuri ugasanga ni ibintu abantu bagiyemo cyane b'abasore ariko ndatekereza kuko icyo ngicyo ntikizabuza itorero gukomeza kubaho kandi ryitwa itorero rizakomeza kandi kuri tutazorisangaho rizazamuka ryejejwe kandi ritunganijwe ridafite intege nikizinga reka naje mvuge kuri iryo jambo gusa magambo make Petero wa munsi bari bagiye Kaisariya aramubwira ngo kuri urwo rutare wamenye nzahubaka itorero ryanje kandi ngo amarembo y'ikuzimu ntazorishobora ntazarinyeganyeza rizakomera ibi abantu bari bakora ubu nyine itorero rigira umurongo ngenderwaho kuko umurongo twahawe ni ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya yera yahometswe nitabasha kubesha ikindi rero abantu kubera ibyifuzo byabo birari uko bumva Paulo yandikira abiroma haravuga ngo hari abantu bashatse gushikamiza ukuri bibakora kandi buriya bazi ukuri ku ijambo ry'Imana ariko ntushaka gushikamiriza ibyo bifuza noneho Imana igaragaza kubagara ariko ngo badananirana kugeza ngo igihe Imana yaretse imitima yabo ngo bakahebwe ngo irabazibukira irabareka batangira gukora ibyo bumva ngibi nyine bihe bakora kumva itorero ry'Imana riracahari kandi rizokomeza rigendera ku murongo ngenderwaho gukurikira ijambo ry'Imana Paulo yandikira ngo Timoteyo aravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracahagaze rwanditse ikimenyetso ngo Uwiteka azabe abo Uwiteka arabazi nabo baramuzi tibokomeza gukurikira biriya ngo ibihugu bikomeye bushize nariko nkurikirana iki gihugu cy'igituranye cy'Ugande ngo bari bira bihugu bikomeye ngo byabwira musaza nyine uyoboye igihugu ngo paka ngo yemere ngo ashigikire bariya bashakana umugabo n'umugabo umugore n'umugore naramukunze cyane uramusaza n'umugabo aravuga ati uzahirahira kubikora nzamuboha kugeza umunsi nzomubohora uko yabyaye nambara umugabo nzobone ko yabyaye urabyumva nawe rero ko barakangisha abantu amafaranga ngo ubwo bakomeye bakubwira ngo ukora ibyo bumva bashaka rero itorero ry'Imana rirahari nubwo isi kirakora ibyo bumva ibyo bashaka irari ryabo ariko Imana izabayo numva rero mucha makenebyo Imana biheze umugisha ya Pastor Rutayisire kandi tugaruke gatoya iki kibazo cy'ubutinganyi mu by'ukuri ko gikomeza gufata indi ntera kujya mu murego ukabije yabiterwa n'iki ni byabaye koko by'imperuka bavuga ko byabaye turi mu gihe cya Sodoma na Gomora bimeze gute sobanurira abantu urumva nuko iby'ubutinganyi nuko ari byo bavuga cyangwa nuko ari byo twibandaho buriya mbere y'ubutinganyi ntabwo abantu bajya babona strategy ya Satani yo kwangiriza Imana
kuko bundi buriya urugo niyo institution sociale ya mbere Imana yaremye mbere yuko habaho ingabo, mbere yuko habaho politike y'ubuyobozi, mbere habayeho umugabo n'umugore. Ikintu cya mbere rero Satani buriya yakoze ahubwo mwebwe mutabona, yarabanje ashyira mine mu nguni imwe, hashyira dinamite ku bana k'umugabo n'umugore ubwabyo, barabanza babihindura ibintu byoroheje. Ushatse kudivorusa aradivorusa. Burya urufatiro rwa mbere, inkingi ya mbere yari yavuyemo. Umunsi abantu bumva yuko ngo iyo byanze urareka, ariko ibindi byose turabirwanira. Umuntu akora business, yabona business itagenda akayishakira ikindi gishoro, agashyiramo imbaraga, akarara adasinziriye kugeza igihe business izagenda neza. Ariko urugo, umugore atangira wenda niba yavuze nabi, umugabo ati mvira. Uwo mugabo yaba wenda yakoze ikosa rinini, umugore ati mbivuyemo. Kubera iki Satani abatera umwete, abatera ubundi barinda bagushyira ku nkeke wabivuyemo. Ubundi se mu buzima ibyo bitatushyiraho inkeke tukabigumamo binganiye. Ujya mu kazi ukaba ufite patron gukoresha nawe ariko ukabigumamo, kubera ko ufite intego yo kubaho. Rero urugo Satani yarabanje twumvisha yuko atari ikintu tugomba kwihambiraho. Ubu abantu benshi baradivorce, kandi iyo badivorushije agahinda kaba kinjiye mu rugo, iwabo w'umugabo, iwabo w'umugore, kurutaho mu bana babyaye. Ubwo icyo ngicyo Satani akaba yagikoze ati hariya buriya ndabashoboye. Ageze baravuga ati ariko ibyo byose ni hahandi, baracyatandukana ariko baracyabyara. Reka mbateze ubutinganyi, bazimare ubwabo. Kuko umunsi abantu benshi bazaba batinganye, isi izahisigaraho ubusa. Satani bazaba yaturimbuye, yaturangije. Uriya abantu benshi bafashe umuco w'ubutinganyi, wari umwana wari wabona yabyawe n'umutinganyi. Kariya kantu Museveni yavuga ati nzabazirika kugeza igihe nzabona babyaye. Nuko aravuga ati barimo barateza igihombo igihugu, umunsi abantu bose bazareka kubyara, igihugu kizabura amaboko. Rero ni strategy ya Satani yo gusenya iby'Imana yubatse. Kuko burya mu rugo niyo pepiniyeri y'Imana. Mu rugo niho Imana ikura abaganga, mu rugo niho Imana ikura abasirikare, mu rugo niho ikura abapastori, niho ikura abantu bose bakora iby'ubwami bw'Imana. Satani rero yaratangatanze, yangiriza Imana. Rero kwibaza ngo kuki bigenda byiyongera, biragenda byiyongera kuko twimuye Imana. Iyo abantu bimuye Imana bakimika Satani, Satani akora ibyo Satani akora. Kuko ngo yaje kwica no kwiba no kurimbura. Aho Yesu yaje ngo abantu bagire ubugingo bwinshi, Satani waza kwica no kwiba no kurimbura. Arimo arica umuryango, arimo arica umunezero w'abantu, arimo ararimbura imibereho, kubera ko abantu bimuye Imana. Iyo wimuye Imana ukimika Satani, akora ibyo Satani akora nyine. Nk'uko iyo ugaruye Yesu nanone, akora ibyo Yesu akora. Arakiza, arabohora, akiza indwara, tanga ibyiringiro, tanga umugisha, nuko bikora. Ese ibibi by'ubutinganyi ni bihe pastor? Byiza se abakora bagenzi bake. Ahubwo wenda gushakamo ibyiza simbizi, ariko reka wenda muhe ibibi nibura bigera kuri bingahe. Ikibi cya mbere ni cyo ngicyo. Ikibi cya mbere ni kiriya navugaga, byica gahunda y'Imana. Ubundi icyo ni nacyo kibi kisumbye ibindi, ni ukuvuguruza Imana. Kuko Imana yo yaravuze ngo umugabo azarongora umugore. Inabarema ikurikije ko umugabo azarongora umugore, ikora igitsina cy'umugabo ikiremera igitsina cy'umugore bihuye, byuzuzanya. None se iyo umuntu agiye gukora ubutinganyi, igitsina cy'umugabo cyuzuzanya n'ikihe gice cy'undi mugabo ngo hazavemo umwana? Kuko nta mugabo n'umwe, niyo bakubaga, hari abo bakora ibyo bita transgender, bya bindi bya LGBTQ, burya tini transgender, no kuvuga ngo yahoze ari umugabo, baramusatura bamuhindura umugore, bamutera hormone, amera amabere, ndetse rimwe na rimwe n'ijwi rigahinduka, uretse ko bumva rivuga nabi. Ariko niyo bagusatura ntabwo uba umugore, kuko ntibashobora kuguteramo iterisi, ntushobora gusama, ntibibaho. Rero bikubwira ngo icyo ni ukuvuguruza icyo Imana yakoze, kuko burya ibintu byose Imana yakoze ubundi biruzuzanya kandi bigakora neza. Icya kabiri, hari ahantu Pawulo yabyanditseho mu Baroma ngo abagabo bareka kurarikira abagore babo, ngo ahubwo baratangira kurarikirana
ngo bakoresha imibiri yabo ibyitaremewe ngo ariko ngo bazabona ingaruka zabyo muri iyo mibiri yabo. Buriya iyo ufashe ahantu hagombaga gusohokerwa sibyo ukahinjirira usiga uhangije. Rero ubona abantu benshi buriya nk'abantu babaye mu butinganyi usanga za sphincter zabo zarangiritse, bamwe ugasanga n'umuntu w'umugabo ungana natwe agenda yambaye pampers nk'abana kubera iki? Kubera ko sphincter ze ntabwo zigifata, byangiza umubiri. Icya gatatu byica umuntu mu mitekerereze, kuko urumva buriya nubwo abantu birirwa bihagararaho ngo ngiye ngo ndi umutinganyi ngo munyakira ukondi, ariko burya nubona umuntu yihagararaho mu buzima ujye umenya ko hari ikintu, hari ubwoba afite bw'ubuzima kuko abantu batamwakiriye uko bagombaga kumwakira. Nabiri ubona abazungu birirwa bavuga ngo ariko ngo kuki ngo mutemera abatinganyi, no kubera ko bari abantu bumva batakiriwe bagashaka ngo noneho tubakire ku gahato. Aho niho ikibazo, icyo ni ikibazo psychologique. Ariko noneho n'icyakane harimo igihombo cy'Imana, kuko Imana iravuga ngo ubutinganyi ni ikizira. Ndetse burya kuvuga ngo ni ikizira nuko mu Kinyarwanda tudafite ijambo rifite imbaraga, ariko ni mu Cyongereza baravuga ngo it's an abomination. Abomination ntabwo ari ikizira gusa, oya ni ikizira ahubwo giteye gishishana, mbese cya kindi wumva ugasesa urumeza. Abomination, abomination ni ibintu mbese ni ikizira kirenze mu maso y'Imana. Rero urumva harimo byinshi, ni ibihombo ni byinshi muri biriya bintu. Hanyuma umuyobozi niyo nkuru twaza twumva nimugoroba yavuga ko umuyobozi w'akanama k'itorero ry'Abangirikani ko par exemple wenda nk'umuyobozi kwibaza icyo gukora icyo kibazo kugira ngo aze kuvuga ko abatinganyi bagomba kubaho, abatinganyi bagomba guhabwa agaciro, bagomba guhabwa uburenganzira bwo kuba bakora. Ese nuko ataba azi iby'itorero, ari umuyobozi w'itorero, nuko hari pressure ashirwaho? Oya, ubundi nanjye hari icyo nemera, abatinganyi bagomba kubaho. Ndavuga simvuga ngo bagomba kubaho mbese ngo bagomba kuba batinganyi, ariko iyo yabaye umutinganyi ngo ari ikintu kizima, bo n'iryo kosa barimo gukora. Barashaka ngo twemere ko ubutinganyi ari indi alternative lifestyle. Ni ukuvuga ngo hari ukubana n'umugabo, umugabo bakabana n'umugore, hari no kubana umugabo n'umugabo, byombi birareshya. Nkavuga ntoya aho niho ikosa riri. Ubundi kubanga ari umupastori w'umuzungu ahantu hitwa Delaware, ubwo Bishop warahazi, afite itorero ry'abatinganyi ahantu hitwa Rehoboth muri Delaware. Twarahuye, we ntabwo yari n'umutinganyi, afite umugore, arambwira ati ariko abanyafurika ati ushobora kuba umupastori w'abatinganyi ni cyane. Nibyo ari byose wowe ufite abatinganyi, ngiye ufite abasambanyi. Bombi ni abantu kuko bombi bahanishwaga igihano kimwe. Umugabo basangaga asambana n'umugore utari uwe, bamuteraga amabuye, sibyo? Umugabo basangaga atinga undi mugabo, bamuteraga amabuye. Umugore basangaga atinga undi mugore, bamuteraga amabuye. Uwo basangaga atinga itungo nako, bamuteraga amabuye. So ibyo ni ibyaha bine bijyanye n'igitsina byahanishwaga guterwa amabuye. Rero naravuga ni yewe ntabatinganye ushobora kubabera pastori. Ikibazo kirimo nuko abasambanyi bo iyo mbabwiye ko ari abasambanyi ntabwo barakara, bazi ko ari inshingano zanjye kubabwira ko bari kubusambanyi. Ariko mwebwe abatinganyi barashaka yuko akora ibyaha by'ubutinganyi, kandi nkemera yuko icyo cyaha ari normal agomba kukigumamo. Ni rero yewe nshobora kuba pastori w'abatinganyi, ariko sinzi ko abatinganyi bakwemera ko mbabera pastori. Ko bajya bavuga ati umupastori utubuza kuba batinganyi ntabwo ari pastori wacu. Naho ibindi nta ikibazo naho kiri. Ubutinganyi ni ibyaha kimwe n'ibindi byaha. Ikibazo nuko bashaka ko ibyo byaha tubifata nk'ubuzima busanzwe. Naho ubundi ni ibyaha nk'abandi banyabyaha, nk'abasambanyi n'abandi. Hanyuma nk'itorero ry'Abangirikani urumva ko ryakomeje kuvugwa cyane kuri icyo kintu kireba n'ubutinganyi, cyane ko ubuyobozi bwaryo ku rwego rukomeye ku isi rusa n'urubishyigikiye. Nko muri Afurika
ku rundi ruhande Afurika, abanyafurika nabo barabirwanya cyane. Mufite ingamba ki muzabyitwaramo gute? Ikibazo mbajije wenda reka musubize uretse ko atari icyanjye. Ariko umugisha dufite nuko muri Afurika abanyafurika benshi bagiye mu murongo wo kurwanya biriya bintu banga kubyemera. Ariko nongeraho ariko burya uko isi igenda amaherezo n'abandi bageraho bakagenda batyo kereka bazemera gutotezwa. Ko itoteza rya mbere riri polite ni ukukwima amafaranga yabo. Ndibuka muri 1998 Archbishop Korini n'abandi bafatanije abitwa ba Kinora bo muri Nigeria n'abandi ba Moses Tai bo muri za Singapore n'abandi abo babyanze amafaranga bahabwaga yahise agabanuka. Rero buri ikibazo cy'abanyafurika biri no mu murongo w'iki giterane ngira ngo dufite muri iyi minsi, kumenya gukorera itorero ntiduhore dutegereje inkunga zivuye hanze. Niho tugeze. Kubera iki? Kubera ko inkunga zo hanze wenda ukuremo izishobora kuva mu bapastori wenda nk'aba Bishop Aroni bari nubundi bagiye bafite umutima wa kinyafurika, ariko abazungu bo aravuga ati niba udashyigikiye iriya mikorere amafaranga yacu ntayo uzabona. Ubwo biravuga ngo tugeze igihe noneho abashaka kugendera mu butumwa bwiza bagomba kwicara ko bati tuzajya twubaka insengero tuziyubakiye, twihembera abapastori, twikorera imirimo yacu, nitujya no kubwiriza ubutumwa hanze twishakemo amatike tujye kubwiriza ubutumwa, tutagombe kwishingikiriza kuri bariya badusaba gukora ibyo tutemera. Ibyo rero urumva ni igihe ubona cyiza, ngewe nkibonamo na opportunities icyo kuvuga ngo reka twubakire kuri iki kibazo, twiyubake ku buryo bari batazadushyiraho igitugu n'igitutu cyabo ngo dukore ibyo bashaka bakoresheje amafaranga. Ariko ubundi ubona Afurika nk'ubu hari abapastori bamwe n'abasenyeri babo n'abandi muri abo ngabo bajya Afurika nyine b'Abanglikani, ubona nabo bagiye ku murongo w'abariya kuko bavuga ati kugira ngo mbure amafaranga najyana n'abari. Ibyo birahari. Tugana ku musozo utubazo tubiri gusa tubabaza kugira ngo tujye dusoza, natwo turi private kuri Antoine. Mu buhamya Dr. Paul Gitwaza yatangaga akuvugaho, yatangajwe muri kintu n'igiterane cya Irigram yakoresheje muri Amerika, muri Amsterdam. Avuga ko muri ico giterane mu Rwanda rwose baselectinze wewe hari wowe ugomba kubwiriza. Ese ibyo bintu koko byarabaye? Ikigira kabiri, hari undi mwihariko wari ufitanye na Bill Graham kugira ngo abe yakumenya ushigwe mu bantu bagomba kuvuga muri ico giterane? Bill Graham yari umuvugabutumwa ukomeye cyane uzwi. Nakundaga ibitabo bye, nakundaga inyigisho ze. Njya mbwira abantu ngo ntangira kubwiriza hari agaterima abana bakoresha iwacu ngo gushishura. Gushishura no gufata ikintu cy'umuntu ukakiganaho gatoya, hanyuma najyaga nshishura inyigisho za Bill Graham nimenyereza kubwiriza. Rero Bill Graham nanjye byarantangaje, nagiye kubona mbona baranditse ngo tuyobowe n'umwuka, ngo twumvise twagusaba kuba mu plenary speakers muri Amsterdam mu 2000, kuba Amsterdam 2000. Ntabwo Bill Graham twari tuziranye, ngewe nari muzi ariko ntabwo nzi ko yaranze. Ariko kubera ko muri komite yateguraga harimo abantu batandukanye, hagomba kuba harimo abanzi bakavuga ati uriya tujya tumwumva abwiriza, cyane cyane yuko ubutumwa bw'umusaraba bashakaga ko mbwiriza narabukundaga cyane. Nakundaga kubwiriza ku musaraba, ndetse cyane cyane nyuma ya 1994 nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, nabwirije cyane izo nyigisho ku buryo n'umusaruro wabyo waragaragaraga. Bashobora ko araho babihereye ko harimo abazungu benshi twakoranye mbwiriza ku musaraba, bakabona umusaruro w'umusaraba, baravuga ati niba mushaka umuntu uzi kubwiriza neza ku musaraba wa Kristo n'umukristo, mubwire uyu musore. Icyo gihe nari n'umusore, nafite imyaka 42, ku buryo nanjye barabimbwiye numva ameze nk'uruzukira, nk'uruzige, asebyewe Bill Graham yamenya ati sekonza abantu b'ibihangange bashoboraga no kubivuga neza kundusha kuko ari kucyo ari jewe nuko. Ikigira kabiri nashaka kubaza
kiri private nacyo dufite amakuru ko mu gihe mwigaga i Butare i Butare ngo kuba yafungura banza ari nko mu myaka 50 igize ibayeho sinzi 60 batubwira ko ari wowe munyeshuri wagize amanota menshi muri leta ndetse banavuga ko no mu yandi mafakulite umunyeshuri wa mbere wagize amanota menshi ashobora kuba ari Dr. Revera Antoine RUTAYISIRE. Ibyo bintu hari amakuru bifite ntabwo yewe niwe mbyumvanye umuntu wakoze izo statistique akabara abanyeshuri bose bahize n'amanota babonye bakayagereranya nayo nabonye icyakora wenda bizantera amatsiko yo kubicukumbura ariko ntabyo nzi amanota menshi yo narayabonye na za birote zanjye ndacyazifite ariko kuba ari wabonye menshi ndanahamye by the way ndanahamye ko bashobora kuba banabeshya kubera yuko nzi nko mu gihe cyacu yego koko teze memoire yanjye yabonye amanota 18 ariko nzi undi munyeshuri kuri 20 nzi undi munyeshuri yabonye 19 bivuga ngo kereka niba yari yarabonye amanota make mu zindi ntuza bateranya bikamera gutyo ariko nzi neza ko hari abandi bayabonye ega burya iyo abantu bakwikundira nibizagutangaza nuzahura n'umuntu akavuga ati nahuye na Antoine agenda hejuru y'amazi cyangwa se akakubwira ati Antoine twamubonye aguruka ati nta ndege ariho kubera ko iyo abantu bagukunda baguhimbira n'utundi tuntu nyine bakagusiga amabara bakakugira igitangaza bakakugira muremure bakakugira munini ibyo ni ibintu bisanzwe ariko nzi neza ko kuri university hari benshi bayabonye turimo ndabaza kugira musozi ikiganiro cyanjye neza ndababaza pastor kuva muri Amerika na pastor RUTAYISIRE ariko reka tuguhere ko ufite mikoro iki kibazo ko gisa n'igikomeye cy'ubutinganyi cyo ngarukaho kiranakomeye koko ese niba koko umugabane wa Afrika uramutse ukomeje kwinangira kuri ibyo ngibyo byo gufata intango binjira muri iyo systeme y'ubutinganyi hanyuma ku rundi ruhande muzi ko biriya bihugu by'abazungu nibyo byari bifite bijyanye n'ubushobozi ese murabona nta ngaruka zihari zikomeye ku bijyanye no gusubira inyuma kw'itorero wenda gusubira habayeho gusubira inyuma kwa za politike byabaho ariko burya itorero ni irya Kristo itorero ni irya Kristo ubundi itorero rihagaze neza rikavuga Kristo wabambwe agapfa akazuka akaba azagaruka Kristo tureba Kristo w'imbaraga hari ahantu Pawulo yasengera Abefeso aravuga ngo ndabasengera ngo muhabwe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ngo mumenye ubwinshi bw'imbaraga iziha twebwe abizeye ngo za mbaraga zazuye Kristo mu bapfuye twebwe iyo uduha imbaraga ntakeneye amafaranga y'abazungu ba Pawulo batangira kubwiriza nta mafaranga leta yabahaga nta n'amafaranga bo barabwirizaga bakabatera n'amabuye bagahaguruka bakongera bakabwiriza kandi nyuma y'igihe gito ukabona abantu bahindutse twebwe icyo dukeneye ni ukugaruka ku isoko yacu naho ibindi bisigaye by'amafaranga by'abadutera ubwoba ariko ngira ngo ni nacyo kibazo abakristo bafite batinya gupfa kandi Yesu yaratubwiye ati no kubica bazabica rero icyo twebwe twagombye gukora ni uguhagarara tukamenya ngo turagenda mu ntambwe z'abatubanjirije dukorera umwami wabambwe arazuka natwe n'uwatwica ntabwo ari ikintu kinini ariko uyu mwami afite ubushobozi bwo gutunga itorero rye akaribeshaho nibyo by'ubutinganyi tutagiye kwishingikiriza kuri abo ngabo agaruka kuri pastor kuva muri Amerika wenda muraza kutubwira tunasoza ku bijyanye n'itorero muri Amerika uko rihagaze wenda duhereye no kuryawe ariko kandi mutubwire ese iki kibazo cyo gihagaze gite muri biriya bihugu by'abazungu by'ukuri nk'uko bibajije mu bihugu by'abazungu hari amatorero menshi yemera ibyo by'ubutinganyi nk'uko yabivuze hariho itorero rimwe ryo muri Ohio ry'abatinganyi gusa umupasiteri umwe aritora avuga ati njyewe rwose bari abantu baratawe reka nje kumubabera umupasiteri abatinganyi n'andi matorero gutyo harahari yemerwa abatinganyi
ndetse abantu bavuye muri Afurika bamwe b'abanyafurika bakavuga bati no nje sinshobora gutangira itorero nihariye cyangwa ko ntandi sponsor mfite, agahita ije muri ayo matorero kugira ngo abone wenda nk'ubufasha nk'ubwo mwavuga. Yashikiriya akumva nanone byamugoye, bamwe baza babivuga bakavuga bati twagiye abantu ariko ibintu biratugoye sinzi ukuntu twoshobora no kuvamo, kandi ndagibazo mwavuyemo niki mwagiye gukora, mwagiye gukora iki muri bintu baremereye. Ariko rero nkuko bazumva akumva wenda ntiyotangira gutangira bizo bigora, nta mafaranga ntaki, abo ngabo bikamera gutyo. Ariko tuvuga ruvuze nk'itorero nyobora, ngiye rwose nta support mfite y'abazungu wenda ngo mfite abandi partners. Ni itorero ry'abanyafurika twatangiye no muhamagara Imana yaduhamagaye kujya muri kiya gihugu, kandi ntabwo bodukanga bari abazungu ngo by'amafaranga ngo tushe mu bintu by'abatekereza byo by'ubutinganyi n'ibindi. Hari amategeko nyine y'igihugu avuga iby'ubutinganyi bakabyemera, ariko twebwe n'amategeko yacu twashyizeho twaravuze ngo umuntu umutinganyi rwose aje ngo tumushingire twomushingira. Urabyumva? Ibyo biri muri leta, amategeko ari muri leta. Yoza kwenda kaza gasenga ntabuza wirukana uza gusenga, ariko ndiyoza ngo azane ibintu by'ikabyo ngo dushingire utadushingira turakurega muri leta. Ibyo rwose ntitwabikora, kandi ntabona dufunga kubera kuko ayo mategeko barayafite. Iyo baje guca urubanza bazagenda n'amategeko mwabahaye. Urabyumva? Ibijyanye n'amafaranga rero ntibivuze yuko tutobona amafaranga. Turayafite amafaranga, hari amaproje dufite. Pasiteri abizi by'amafaranga byo ntabwo badutera ubwoba ngo amafaranga no, icyo kibazo ndikiriho. Kuko n'ubundi hari igihe nzangenda mfite proje runaka kababwira abazungu bafite n'amakanisa ndashaka support, n'amafaranga bakaba bayatanga cyane. Urabyumva? Rwose turakomeje kandi dufite amaproje yo kugura amabatima twenyine ubwacu twihariye, atari ngo n'amasupport yabo dushaka. Benshi bamaze kugira amabatima bihariye batafite n'ama credit muri banki bamaze kwishura. Urabyumva? Icyo rero ndumva amakanisa turakomeje rwose, kandi icyatumye tunabikora no kugira ngo dufate inyigisho z'umwimerere kugira ngo tuzajya kwangirika abantu bakaja muri ibyo ngibyo. Turafata abantu kabisa tukabigisha ijambo ry'Imana kuko rikwiriye. Murakoze, turasoje. Turabashimiye ku mwanya mwaduhaye, byaryoshye. Remera uyu munsi yararushe, nabisho ko hari yavuye muri Amerika, kuba mwaduhaye agaciro kakira ubusabe bwacu. Turabashimiye cyane. Ari kuri Two Stone TV, aho dukomeza kubagezaho ibiganiro byiza byo kubaka, kandi namwe rwose ibi ni inyungu rusange. Abakurikira ibiganiro hari abakizwa, hari abafashwa, hari abakomezwa. Ibyo rero turabibashimiye. Hanyuma rwose hari ijambo wenda ryaba riri ku mutima mushobora kubwira abantu tugana kudusoza, muhitamo nasenga ngo close ibiganiro cyacu. Ndetse n'ibi bavugaga hari ibibazo byinshi biri mu matorero acikamo buri munsi, bakorogana mu kubona kuri mutandao. Abasore urubyiruko bakeneye ko mubigisha, mukabagira inama, bakora ibintu mu materaniro bidasobanutse, umuntu wese abona akabinenga. Ibyo byose rwose mwanagira n'inama abantu hano mukagira icyo mubabwira, hanyuma tugasoza. Ndika wenda nsoreze kuri iki, ubwo n'abandi gira amagambo magufiya. Jewe navuga ngo muri ibi byose nkuko pastor yagize kubivuga, urufatiro rw'Imana ruracyariho, kandi handitsweho ngo Uwiteka azabe, ariko hakongeraho n'irindi jambo ngo kandi uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Ngo kuko mu nzu y'inyumba, ngo mu nzu nziza habamo ibikoresho bimwe bakoresha iby'icyubahiro, ibindi bakagukoresha ibigayitse. Rero twebwe uzitunganya ngo azaba igikoresho cy'icyubahiro gihesha icyubahiro shebuja cyangwa nyiracyo. Ngira ngo nicyo nakwifuriza buri muntu wese wumvise iki kiganiro. Biriya byose bizabaho, ariko twebwe turabana Imana yatoranije, turi ishyanga ryera,
turabona Imana yashyireho kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo mu isi. Murakoze cyane abanyamakuru, dushimira n'abashitsi by'ukuri baje batugana. Kusoza rero turararikira abantu abadukurikirana kuri kiganiro, abashitsi twari dutegereje bahageze, Bishop kuva muri Amerika Aaron na Revera Dr. Antoine RUTAYISIRE kuva mu Rwanda bahageze. Rero turabararikira kugira ngo muzaze dusange ijambo ry'Imana ahari ni umunsi wawe gukizwa, kuko ijambo ry'Imana iyo riguye mu mutima utunganye ryera imbuto. Ikindi rero munsi w'ejo kuwa 5 16 z'ukwa 6 2023 saa 8 amateraniro azabatangiye. Kuwa 6 era saa 3 kugeza saa 6 na seminari, saa 8 na amateraniro kugeza nimugoroba. No ku cyumweru tuzokomeza, ibindi tuzokomeza tubabwira hari mu giterane. Rero turabatumiye mwese, Imana ibaheze umugisha. Niki kiganiro by'ukuri ni ciza, ahari wagira umugisha ukava mu bibi ugakurikira Kristo wabambwe. Imana ibaheze umugisha abanyamakuru, Imana iheze umugisha abashitsi bacu. Murakoze cyane. Icyo mwarimu bajije kongeraho kuri byo bavuze, icyo no hamagarira abadukurikira cyane cyane urubyiruko, nuko mwakomeza kumvira ababayobora, bitaro kuvuga gusa. Harabaza bavuga ko ngo bari bamaze gusaza ngo ntitwumva inyigisho zabo ngo nizakera ngo biki, bakasha muri by'ubuntu n'ibindi nibyo by'ubutinganyi nyene, bakavuga bati bari ntashaka ko adapta inyigisho z'ubungu azabute n'igihe tugezemo. Bakavuga bati hari bamwe bavuga ngo pape ngo ashaka guhindura ngo za Bibiliya, sinzi ko bazategeza ko bamubeshira wenda, ariko Bibiliya ni yayindi. Abangaba mwaye mubona bafite inaribonye. Urubyiruko rero mubumvire, mubakurikira ibyo bababwira, niby'ukuri kandi mubakurikira bizabafasha. Si ugufasha gusa amatorero bayoboye ngo wenda hari amafaranga bakeneye, oya, bizabafasha mwebwe ubwanyu kugira ngo mushobore kugira ubukristo buzima bukwiriye, nimuramuka mubumviye mukumva ibyo babigisha. Nibyo nashakaga kuvuga, kongera kubyo barangije kuvuga. Murakoze. Turagushimiye Mwami Yesu kuko utugiriye neza, kuba duhaye iki kiganiro dukoze ku bantu benshi. Turagushimiye no kuri abanyamakuru bashoboye kwitanga no kugira ngo batange umwanya wabo. Rero Mwami Yesu, turasabira abantu bose gukizwa, abadakijwe bakizwe, n'abakijijwe bakomeze umurongo wo kuja mu ijuru. Muri Kristo Yesu naho niho twahamagariwe, kandi niho hariho n'ibisubizo byose. Kuba bivuze Mana, uravuga ngo ubwo wa Yesu Kristo tuzabura kumduhana n'ibindi byose. Ibyo dukeneye byose, byaba iby'ubuzima, byaba iby'umwuka, byose muri Kristo Yesu. Ngaho fasha bumvishije, natwe twese Mwami imirimo y'indiri imbere yose y'igiterane turayikuragije kugira ngo uzayobore kandi uzakibemo, uzatume benshi bunguka kumenya Imana. Nubwo Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Murakoze, Imana bamugisha.